Ituze mwese mudahwema kudukurikirana hasi mudahwema kumva ibiganiro byacu uko bisanzwe muri kumwe na Emi tubazana ikiganiro gishushe cyane kiryoshye cyane cya kiganiro mutegereje muri benshi aho icambere mwagikunze mukaba mwatusabye ko twakurikiza ikiganiro cya kane ujya tubakurikiza ikiganiro cya kabiri ndaje ngo tubatwike turebe ese koko umugabo ashobora gutandukana n'umugore we kubera ubusambanyi. Nk'ibisanzwe rero ubushize twaganiye ku biganiro bitandukanye impamvu nyamukuru zishobora kuba umugabo yatandukana n'umugore we. Uyu munsi rero turaje ngo tubabwire mwibutsa ko ibyo biganiro ntabwo se izo mpamvu twabonye impamvu eshanu. Impamvu ya mbere yari impamvu y'umwanda, impamvu ya kabiri gusesagura, impamvu ya gatatu agasuzuguro, impamvu ya kane kudakora k'umugore cyangwa se kwaya cyangwa se gusesagura, impamvu ya gatanu kwari guca inyuma umugabo. Tujira n'impamvu ya gatanu kuko mwese abenshi niko bari kumbaza ngo akaba ariyo tubivuga basobanukirwe guca inyuma k'umugabo. Ikintu nababwira rero umugore ntabwo aca inyuma umugabo cyangwa se umugore ntabwo aca inyuma umugabo gusa ngo nuko yasambanye. Oya, hari ibimenyetso bigeze nko muri 4 cyangwa 5 bigaragaza ko umugore wawe aguca inyuma. Wowe ibyo bintu muzabibona wa mugabo we ubwo nawe kwa heri uzamenye ko nawe nyine ko byarangiye. Ibyo bimenyetso tudatinze ntabwo nabatindira nk'ibisanzwe nondenze iminota 5. Niba hari ibyo gukora ihangane ume iminota 5 ubundi twibanire ku biganiro byacu. Rero nuzabona dore ibimenyetso bigeze nko muri 5 bizagaragaza ko umugore wawe aguca inyuma, uzahite urya urimenge nangwa se wa mugabo we uzahite umenya uti y'abantu nanjye nyine ndeke kuvomera mu rutete. Dore impamvu ya mbere izagaragaza ko umugore wawe aguca inyuma. Tukivuga gucana inyuma mutandukanye, gucana inyuma biri mu buryo butandukanye. Hari guca inyuma umugore cyangwa se umugabo akaguca inyuma, biri mu biganiro bibiri na birangwa se biri mu mpamvu ebyiri zitandukanye. Nuvuga ko hari igihe umugore aba ari mu nzira yo guca inyuma cyangwa se umugore aguca inyuma. Bizagenda biterira. Impamvu ya mbere izakwereka ko umugore wawe agiye kuzaza aguca inyuma nawe se ko aguca inyuma. Igihe cyose uzaba uri kumwe n'umugore ukabona baramuhamagaye, ukabona arakwibese cyangwa se arakwihishe, agiye kwitaba yihishe. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyangwa se ikintu cyo kwitondera. Icyo gihe rwose kubyije kuri ibintu bizaba byatangiye kukuyobera. Iyo mpamvu nkubwiye gutyo nuko umuntu ugiye kumubwira ibintu byubaka urugo ntabwo umugore yabiguhisha. Ntabwo umugore ashobora guhisha ibintu byubaka urugo, ariko mu gihe hikubisemo uwo mugabo cyangwa se uwo basore batangiye kumuhamagara ugasanga we atangiye kugukwepa ashaka kubitaba mutari kumwe, uwo mugore azamubwira uti wa mugore we ndabona tu ibintu bigize ute birakomeye cyangwa se ibintu bigeze ahaga. Ni ukuvuga umugore wubaho umugabo cyangwa se umugore ubana n'umugabo neza ntabwo yakagombye kuja kwitaba telefone ngaje kwihisha. Ntabwo umugore yagombye gufata telefone ugasanga ari kureba message, ugasanga mbese ari guseka muri message, umugabo amaze ngo uvuga nande nibi nawe murabyumva murabizi ukuntu byateye, cyangwa se ugasanga ari kwitaba tonto dore ko byigeze gutera. Iyo mpamvu rero uzabona umugore wawe rwose abimeze gutya, wa mugabo we uzamenye ngo urugo rwatangiye gusenyuka. Iyo mpamvu izajana niki? Izajana nuko umugore wawe uzasanga ari kwambara imyenda utamuguriye. Mwebwe murakennye mwibere mu buzima butandukanye, umugore uzi neza ko nta kazi afite, ashobora kuba afite akazi, umugabo nawe ushireho icitondero, umugore ashobora kuba afite akazi cyangwa se afite koperative cyangwa se bimina abamo, ushobora kumuhereza amafaranga mu gitamo y'amafaranga. Ariko mu gihe uzi ko umugore nta kazi afite, ntiwamuguriye umwenda, ntiwagize ute nta mafaranga wamuhaye, ugiye kubona ubone umugore atangiye kwambara imyenda utazi zavuye, inkweto utazi zavuye, ibintu bitandukanye nk'ibyo. Uwo mugore wa mugabo we uzahita uvuga uti wawe uyu mugore nawe ibyo nibyo kwigaho. Ibyo bintu bijanye n'ikiganiro cyacu kivuga ngo igihe cyose umugabo azabura agaciro iwe mu rugo, cyangwa se igihe cyose umugabo azakeka ko umuca inyuma. Ariko gutandukana n'umugabo nuko umuca inyuma ntabwo bivuze ngo nuko yagufashe usambana. Oya,
ibintu nabwo mu byitonde. Hari igihe umugabo aje akabona inshingano ze zo mu rugo pe zita ko zamunaniye kandi zitaramunaniye ku mpamvu ahubwo zaramunaniye ku mpamvu y'ubukene. Ubwo rero bivuze ko abona ko umugore yagize ute yamunaniye. Rero abagabo ni abantu bafata umwanzuro vuba, ahita avuga ati rero nje n'ubundi wenda uyu mugore twashakanye ngize none ntangiye kuba umukene, nangwa se nashakaga namuhahiraga mvuye ku kazi none ndi kuja ku kazi, akazi kakabura. Umugore yahise ayifatira izindi nshingano yabibonera undi yo kumwitaho. Ubwo tayari umugabo wahita atangira kubivamo gake gake. Ariyo mpamvu nakubwiye ngo mu bintu bishobora gutuma umugabo atandukana nawe wa mugore we kandi mwari mukundanye, ikintu bita ubusambanyi nicyo kintu kiza ku mwanya urenze. Kandi nkwibutsa ko ubusambanyi ntabwo ari uko yagufatiye mu cyaha cy'ubusambanyi, ahubwo nk'uko nakubwiye abagabo tugira intege nkeya. Iyo agukekeyeho ibyo bintu uri kubimukorera tayari nyine ahita ashaka inzira yo kugira ute, inzira yo kubikemura. We umugabo wumva nimba umugabo kugira uri umugabo wemere ko umugore undi mugabo gutungira umugore, abagabo rwose murabizi bishobora numwe kwijana, nangwa se sinza n'ubishobora uburyo ki abikora, ariko nzi ko ari ibintu bigoranye. Rero ikiganiro cyacu kiravuga ngo ndetse nibihe bintu umugore yakorera umugabo bakahita batandukana. Twibanza ku kintu cy'ubusambanyi rero ko iyo sije yacu uyu munsi turiho ni ikintu cita ubusambanyi. Arega ubu tuvugana umugabo ufite umugore usambana, umugabo ahita abimenya, kuko umugabo nta kandi gaciro aba agifite mu rugo. Arataha ntiyakwitabwaho nk'undi mugabo, ntiyagira ute. Ubu kumva rero kandi umugabo ameze nka roho itura mu mubiri ufite amahoro. Ubwo rero nawe ntiwaba mu nzu, inzu yego aba ari yawe cyangwa se uyikondesha, ariko byanga byakunda nubwo wikondesha ubuyishura kuma byanga byakunda aba ari yawe. Ntabwo rero wayibamo udafite umugore uguha amahoro, cyangwa se ufite umugore uzi neza ko aguca inyuma. Rero wa mugore wowe nimba uca inyuma umugabo wawe, ndetse akaba atari yagira uburakari bwo kuba yavuga ati mfashe umwanzuro nk'ibyo ndi kuvuga, icyo usabwa ni ukugira ngo wowe ukurikire ibiganiro byanjye bibe byaguhindura, ko numara guhinduka sosiyete zaba ihindutse, kandi numara guhinduka abana bawe bazabaho neza, kuko nta mugabo n'umugore batandukanye ngo abana bakomeze babe nk'ukuntu barebanyeho, nangwa se n'imiryango ubwayo mibe y'abana nk'ukuntu yari isanzwe ibana. Aho icyo dusaba no kugira ngo sosiyete nyarwanda yubakwe igende neza. Kandi nkwibutsa gukanda subscribe utarakanda subscribe, kugira ngo ibiganiro byacu mu gihe cyose dushije ikiganiro kikugereho nta kintu, nta wundi muntu umanjije kugisaba. Ndetse urumva ikiganiro wumvishe cyakubereye cyiza, nahari kugira ngo ukande like nangwa share ubisangiza abantu bagira ute batwumva. Iki kiganiro ni impamvu tugitegura abagore benshi cyane hari igihe ukora ibintu ukavuga uti byanga byako umugabo ntabwo bimenya, ntabwo umugabo bimenya. Abagabo bagira impamvu yo kumanza yakwiga akakureba ati mese ibi bintu bari kumbwira nangwa se ibintu dukikira ku mugore ni ibi. Rero urukumva bigenda bikura kwiga bishiduka, amenya ukuri murahita mutandukana, cyangwa se arahita afata izindi myanzuro zitari myiza. Ntabwo ari byiza kugira ngo umugabo nawe umugore mutandukane, ahubwo nawe wa mugabo nimba wakagombye kubona ko umugore wawe ameze gutya, wagombye kumuganiza ukamenya nyamara izi nzira urimo ntabwo ari nziza, niba bishoboka wakwihana kugira ngo sosiyete nyarwanda ibashe kugenda neza. Nk'ibisanzwe rero muri kuvugana na Emmy, kandi nababwiye ko hanyuma yo kumenya ngo ibyo umugabo yamenya ko umugore amukorera bagatandukana, tuzakurikizaho ibyo umugore yamenya ko umugabo amukorera n'umugore bagatandukana, kuko bose ni abantu. Kuko hari ikiganiro cyose kumva cha Ines yavuze ati njyewe ntabwo nabana n'umugabo ndi kumwihanganira indi myaka yose ngo bikinwe n'ibiki. Nawe abagore natwe abagabo turabagora, ariko mu gihe tubonye amahirwe yo kuba twabagira mu ikintu ntabwo ari cyiza, twagombye gukora iki ni umwanya mwiza kugira ngo tubikure hano ku rubuga rwa iwacu A&B TV, kugira ngo tubashe twibanira mu muryango mwiza, cyangwa se umuryango mugari ubereye u Rwanda. Ikindi kintu ngiye kubwira rero wa mugore, nimba utita ku mugabo wawe uhereye uyu munsi, gerageza mwitaho, kuko abagabo ni abana beza. Nubwo yarafite gahunda yo kuba yaraguhemukira, nawe utangiye kumwitaho nzi neza ko aragira ute aragaruka. Ikindi kiganiro cyo kuga umuryango ntabwo ari ikiganiro cyo gusenya umuryango. Impamvu muhereza ikiganiro nk'iki, mba ngira ngo hahandi wakosheje, hahandi waguye mu mutego uhagarure, kuko byanga byakunda iyo abagabo bababarira vuba. Nimba hari ikintu yakubonyeho akabona ko utangiye gucihana, nzi neza ko umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe aragira ute
arabyihanganira kuko ni umuntu kandi nuza namukosoreza kumubwira ngo mbabarira ni ibintu byiza uje wihangana mu byo biti mbabarira. Nk'ubisanzwe rero niba utarakanda subscribe ni umwanya kugira ngo kandi subscribe ntugende utakanze kuri subscribe, ndetse nimba wanayikanze Imana ishimwe kuko ni inkunga waduhaye idasanzwe. Ikindi nuko twakubwira ngo ibi biganiro byacu kugira ngo bigere kure nuko nawe ugiramo uruhare bakora like, share, commentaire, ni cyane ubisangiza abagenzi bawe nangwa se ubisangiza umuntu wese wumva ko nawe abikeneye. Turabakunda rero, ciao ciao, turabakunda naho utaha. Mani bamugisha.